Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Mwese rero ndabasuhuje mukomeze kugubwa neza. Inzozi z'uyu munsi tugiye kurebera hamwe cyane, ese waba warigize urota ubara amafaranga menshi wakanguka ukayabura? Ahangaha rero umuvandimwe yaje kutubwira ko twakongera tugakora kuri izi nzozi ndetse ngo agasobanukirwa neza ibyo ari byo bikunze kugenda bimubaho. Uyu munsi rero akaba ari cyo kintu tugiye kurebera hamwe. Izi nzozi rero zikunda guhurirwaho n'abantu benshi. Niba kandi warahuye nazo uduhe komenti hasi aho gato cyane, ntacyo bitwaye. Abarundi mwese ndabasuhuje aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza. Byose mwese rero n'abakongomani ndetse n'abo ba Tanzania, Uganda, aho mwese ndabasuhuje, aho na United Kingdom, USA, aho hose rero ndabasuhuje mwese, mukomeze kugubwa neza. By'umwihariko kandi abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje, ndetse n'abari mu ntara enye z'u Rwanda. Reka twitangire rero n'inzozi zacu, inzozi z'uyu munsi. Inzozi z'uyu munsi rero, inzozi z'uyu munsi: kurota ubara amafaranga menshi ndetse ariko wakanguka ukayabura. Ahangaha rero bisobanuye neza ko ahangaha kurota ubara amafaranga menshi, ahangaha ibi ngibi bisobanuye byinshi cyane nk'uko bamwe bagiye babisobanura. Uwasobanuye bwa mbere yavuze yuko ahangaha kurota amafaranga menshi bishobora kugaragaza ibyifuzo byo gutera imbere mu bukungu cyangwa se mu mibereho. Nanone kandi gutekereza cyane ku bikorwa byawe, imishinga, akazi, ideni cyangwa se impinduka mu buzima. Ahangaha nanone ko gushaka umutekano cyangwa guhindura ubuzima. Ikindi nanone kuri step ya kabiri, kurota ubara amafaranga menshi cyane, ahangaha mu busobanuro busanzwe ngo bisobanuye ko ari umunezero n'ibyiringiro. Ikindi nanone kandi hari ubwo ndetse ngo bisobanura ko ngo hari amahirwe ari kuza cyangwa se witeze ikintu cyiza. Aha nanone kandi ngo ni ikintu cyiza uba urimo gutegura ku byo wifuza ndetse kugeraho. Kuri step ya gatatu umva uko babisobanuye, hano baravuga ngo gutekereza cyane ku mibereho cyangwa ibibazo. Ahangaha niba ngo mu nzozi ufite amafaranga menshi ariko atagufasha, bishobora kugaragaza ubushake bwo kuvamo ikibazo cyangwa se ubushake bwo kuvamo hano ngo niba ufite amafaranga menshi atagufasha, bishobora kugaragaza ko ubushake bwo kuvamo ikibazo cyangwa se impungenge ku mutekano wawe. Ubwo ni muri cya gihe rero uba uri kubara amafaranga ariko ukabona uyabara, nyine waza gukanguka ukayabura, bivuze yuko amafaranga adashobora kugira icyo agufasha, ahubwo icyo gihe biba bishobora kuza kuvamo impungenge cyangwa se ikibazo. Hano ngo ubara amafaranga ufite impungenge nyinshi, ibi bishobora kuba ndetse ngo ikimenyetso cy'ubwoba ndetse ngo bw'imikoreshereze y'ubuzima, nko kuba bidahagije cyangwa se ideni cyangwa ibitekerezo byinshi. Kuri step ya kane uko babisobanuye, ahangaha iyo amafaranga atakara cyangwa se utabasha kuyabara, ahangaha ngo bishobora kuba ikimenyetso ndetse ngo cyo kwiyumvamo ko adahagije cyangwa se ngo gukena mu byiyumvo. Hano ngo si iby'ubukungu gusa, ubwo rero murabyumva neza yuko asobanuye byinshi cyane. Hano ngo ahangaha nanone kandi uko bagenda bavuga, hano baravuga ngo hano ngo uburyo ubaramo amafaranga bushobora kugira icyo bisobanura. Hano ngo kubara menshi neza ndetse ngo gutegura ejo hazaza no gushaka umutekano.
ni mu gihe uba warose rero ubara menshi cyane, aha ngaha ngo aba ari ugutegura ejo hazaza ndetse no gushaka umutekano. Hano ngo kubara menshi mu kavuyo, icyo bisobanuye icyo bisobanuye kubara amafaranga menshi mu kavuyo cyane ni ibibazo byinshi cyangwa se kwirushya mu bitekerezo. Hano ngo kuba ariko nanone kandi ngo kubara ariko agaheranwa, kubara ugaheranwa cyangwa se akabura, amafaranga akabura. Aha ngaha rero ubwo ngubwo, aha ngaha ngo ubwoba bwo gutakaza ikintu cy'ingirakamaro, aha ngo ufite ubwoba bwo gutakaza ikintu cy'ingirakamaro. Komeza ubane natwe rero gatanu ku kandi ngicyo icyo bisobanuye mu bijyanye no gusobanura inzozi zo kurota amafaranga. Amafaranga rero ahenshi hari igihe aba ari umunezero, ahandi ari ibibazo cyangwa se ari ikintu ugiye gutakaza cy'ingirakamaro. Mukomeze rero mukore subscribe aho gato cyane tujye tubagererayo ahantu hose, turi kumwe gatanu ku kandi twenda no kubakorera ku biganiro bigiye bijyanye n'indwara zitandukanye, hari indwara za amibe, indwara za kanseri ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, aho twajya tubabwira uburyo ushobora kuyivura mu buryo bwihuse, cyangwa se ukagana kwa muganga cyangwa se muri farumasi bitewe n'umuti bahisemo cyangwa se inzobere zahisemo uyikoraho igakira. Komeza ubane natwe rero gatanu ku kandi turi kumwe mu kindi kiganiro.